on the top. Queen Nshya. City boy, beat this beat. Sinjye nyine ubibona kumufuhira ni ihame sineze kumurekura uwirirwa mwirukaho umubwira hagarike kuko nta mahoro ntamuha ngo araza kareba akavuga utugambo akisetsa akirya umukunzi wanjye mumbwiriye agenze gake simbikunda oya simbikunda nagerageje kuza nijye guca inyuma ngo bimugwe neza nawe urabe wumva. Wow, kumwe na Queen Nshya hano kuri Kiss FM dufite indirimbo ye nshya yitwa Winner. Agiye kuyitubwiraho mu kanya gato cyane tubone no kuyireviewinga for the very first time kuri Kiss FM. I'm a winner, 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 I'm a winner. Kuva naba usirimwe sinakabiri bimenye iyo nakunze birafata. Sinishimira izo nkuru. Queen Nshya ikibazo cya mbere hari ikibazo manager yakubajije nanjye ndashaka kukikubaza utaragera kuri radio wumva cyangwa se no muri studio yari yose wumvaga studio imeze ite? Niyo kuvuga kuri size yayo numvaga wenda ingana nk'ikibuga cy'umupira. That's first. Ikindi yuzuyemo nk'ibintu byinshi cyane ntazi. Ubaga ari igisare. Ubaga ari ikintu kidasanzwe cyo cyuzuyemo abantu wenda nk'ibihumbi 3. Yeah. Hano hari umuntu wa mbere umbwiye ngo mbaze ngo kucyuri mwiza cyane. Oh, that's sweet. Kandi ni umumisi. Arakoze cyane ariko. Yeah, navuga ko namushimira cyane. Okay. Amakuru yandi Queen Nshya. Amakuru ni meza cyane. Wavuye Uganda? Yeah, navuye Uganda ashize ngira ngo wakoze umuti. So how does it feel Queen Nshya n'ubwa mbere wari wajya muri record label ngira sibyo? No, nabanje so mu bisumizi okay bimeze bite kuba uri muri the main? Kuba ndi muri the main navuga ko ni ibintu byiza cyane, you know, kuba umuhanzi yakora ku giti cye ndabona ko bikanashoboka ariko ko wagira abantu bagufasha gukurikirana ibikorwa byawe ni ikintu cyiza cyane. Okay, so ubundi ikeza ko bigeze ahantu heza cyane, so ibintu biratandukanye cyane ntabwo navuga ko ari bimwe n'umuziki w'ubwaho aho ugeze haratandukanye naho wahoze kiragiye. So wagiye muri Guma Guma Superstar ku nshuro yawe ya kabiri. Sometimes ntabwo njya menya what to ask an artist iyo bigeze muri competition nk'iyi ariko mbwira the experience wabonye umwaka ushize ni ikizakumarira uyu mwaka? Hari icyo bizakongeraho kuba wenda waragiye mu mwaka ushize ukaba ugarutsemo nanone bwa kabiri? Yeah, kirahari kinakomeye cyane kuko actually ari byo utaruzi icyo gihe. Yeah, bon ntabwo navuga ko byari ibintu ntazi compter ariko Guma Guma ni indi experience ntekereza ko umuntu abagize iyo igezemo hari yindi hangi ubona ibintu kuko hariya umuntu abakora ntabwo tuba dukora za concert zacu hagarara ukagenda ukaririmba kwa kundi kwacu bisanzwe uko wabiteguye no tuba dufite abajaji baduhamanota kuko turi mu irushanwa ibintu biba byahindutse cyane kuko buri muhanzi wese iyo bumajije aravuga ati mwana ngo byihorere ngo ntabwo uragerayo mu burebe ngo ishusho utaruzi. Yeah, en fait ikintu navuga nuko ubusanzwe Guma Guma ni mu yindi nuko abantu baba bayibona gutya ku rundi yindi si y'umuziki ariko ni yindi si itari yandi tubatubamo kuko first of all it's a competition, secondly bagomba kuguha amanota, you know, no ni si iteye ubwoba. Yeah, ni si isaba kwigengesera cyane. Bayi ufite nimero kangahe? Number 8. Number 8. Yeah. So ningura primusiga gutu. Uzi kuno. So, ladies and gentlemen, boys and girls, listen to us more than Kiss FM. Tugiye kumva indirimbo nshya n'abasezeraho. Ariko murabizi uko bisanzwe tubigenza. Dukubite ka kapera. Kawina. Kawina.
nta muntu wagerageje kuzana ibyo kunca inyuma ngo bimugwe neza nawe urabe wumva winner winner I'm a winner now winner I'm a winner. Yes, that's my new song. It's called Winner. Okay, thank you so much. Urakoze kuba Austin Quincha agiye none ukora introduction ya nyuma y'indirimbo yiwe tugiye kumva bwa mbere hano kuri Kiss FM. Urakoze kumva Austin kamba sigire Quincha none akora introduction y'indirimbo yiwe. Iyo ni indirimbo yanjye nshyashya yitwa Winner, and by the way niya nanjye nitwa Quincha mutagira ngo n'undi muhanzikazi. That's my new song. It's called Winner. You guys enjoy it and please help share. I love you so much. Thank you so much. Any new, fresh and funky, right at 102.3 Kiss FM. Good night. Ooh, the man on the top, Quincha. City boy, beat this beat. Sinjye nyine ubibona kumufuhira ni ihame sineze kumurekura uwirirwa